ahubwo reka mbabwire nimuticuza mwese muzapfa kimwe nabo. Mbega amagambo akakaye. Amagambo kandi noneho tunibaza uko yaravuye ku rurimi rwa Nyagasani Yezu Kristo Nyirimpuhwe ati nimuticuza mwese muzapfa kimwe nabo. Amagambo adukangurira uko kwicuza ariko kandi n'ukwisubiraho bijyana, kuko Nyagasani Yezu Kristo ashaka kutwumvisha neza ko icyaha cyacu niba tutakicujije kitujyana habi nta kabuza, ntago kitujyana heza. Bakristo bavandimwe, kuri cyumweru cya gatatu cy'igisibo, nyuma y'icyumweru cya mbere tuzirikana kuri Yezu Kristo ubwe ashukwa mu butayu, ariko kandi agashukwa nyuma yo gusiba no gusenga. Cyumweru cya kabiri cy'igisibo tukazirikana we Yezu Kristo nanone utwigaragariza asenga kandi akihindura ukundi, kuko uko gusenga nta kabuza gutuma twihindura ukundi, bituma duhinduka ukundi, bituma dusana Nyagasani rwa rwererane udutegereje mu bwami bw'ijuru, tukagenda turusogongeraho kubera iryo sengesho. Noneho iki cyumweru cya gatatu kiradukangurira ukwicuza no kwisubiraho, kandi kikagaruka ku ngingo ikomeye cyane y'ibyago n'ibyaha. Ibyago n'ibyaha, ubanza ikibazo cy'ibihe byose kizabazwa n'abantu bose, ababayeho n'abazabaho, natwe kandi tukakibaza. Ni cya kindi ngo ariko se Nyagasani nakoze iki ngo mbe mbabaranya? Nacumuye iki ngo mbe mfite akagahinda? Nakosheje iki ngo iyi ndwara ibindemereye? Cyangwa nakoze iki kugira ngo uyu uwanjye uwo nakundaga abe anyambuye kuri ubu buryo mu mpanuka? Se dore ko twumvise ko no masomo y'amatagatifu ya none agaruka no kumpanuka ku bantu bapfuye ahari bitunguranye bigezo, maze ngo gutungurana ubwako kukaduha kuzirikana nacumuye iki, kuki mbabara? Icyo ni ikibazo cy'ibihe byose. Kristo Yezu akuzwe, Kristo Yezu akuzwe. Kuki mbabara? Na Yezu Kristo ubwe ku musaraba, ubu turi hafi kubizirikana, ku musaraba ati Mana yanjye, Mana yanjye, icyatumye ntererana n'iki? Nyamara aya magambo ya Zaburi, kuko yaratwaye ayarimo rwose ugutabaza kwa Isiraheli, kuko ni amagambo ya Zaburi, ni amagambo Isiraheli, ni amagambo umuryango w'Imana ukomeza kwibaza, nk'uko navuga ngo ni ikibazo cy'ibihe byose. Mana yanjye, Mana yanjye, cyatumye untererana n'iki? Ubundi Yezu ayo magambo we ntiyarayakeneye. Nyamara yiyunze ku isengesho ry'umuryango w'Imana, yiyunze ku isengesho ryacu, atugaragariza ko atanakuyeho ikibi cyangwa se ububabare, ku kibi cyo yaje kurwana nacyo, n'ubwo bubabare yaje kurwana nabwo, maze arabutura rwose, tukamusangamo igihe cyose. Ahantu hose hari ububabare tukaba twasanga Nyagasani adutegereje avuga ati erega na nyuma y'aha ngaha dore muziganyirije, nguteganyirije umutsindo niba ubyitwayemo neza nkanjye. Mu by'ukuri aravuga ati nimundebereho, kuko muri ubwo bubabare bwe yatugaragarije ko igihe umukristo, igihe umuntu ababara, yabyakira azi neza ko bimufasha kwicuza, kuko nicyo Yezu Kristo ahita afasha abamwumvaga n'abari bamubajije. Maze rero ibyo byago byose biba, niba bitabaha kwisubiraho, niba bitabaha guhinduka, mumenye ko muzapfa kimwe n'abo bantu bose. Urwagashinyaguro muvuga muti abantu baherekeje
abari gusamba, abakora ku bitaro kwa muganga, abantu begereye umuntu urwaye ageze kure, bashobora bose guhaguruka hano bakaza bakaba bahamya b'amagambo tugiye kuzirikanaho. Iki kibazo tuvuga ko ari kibihe byose, Nyagasani Yesu Kristo yagihaye igisubizo kandi cyiza. Umukristo agahagarara muri bwa bubabare, umuntu akibaza ati ariko se umuntu waba ameze atya ashobora ate gukomeza kwemera? Dore ko n'umubyeyi Bikira Mariya yaherekeje ubwo bubabare bwa Nyagasani Yesu Kristo amusabira nta kabuza munsi y'umusaraba kwemera. Bavandimwe, umwanya mwiza wo guhura n'Imana mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cy'akaga, mu gihe cy'ububabare, mu gihe cy'agahinda, mu gihe cy'indwara, koko dukwiye kuwubona. Musa nawe yageze igihe, muzi ko Abayisiraheli nyine uko bari barahungiye mu gihugu cya Misiri, bageze ubwo batoterezwa muri icyo gihugu, kandi aka gahungu Musa akaza kugira amahirwe yo kurokoka ubwicanyi bwari buteguwe neza. Buteguwe neza rwose, nubwo iyo neza itakwiye gukoreshwa aho ngaho. Umubyaza wese yagombaga kwica umuhungu akamwivuna akivuka, bakareka abakobwa akaba aribo bakomeza kubaho, kandi baranze ko uwo muryango usubira mu gihugu cyawo. Musa muzi uko yarokotse ubwo bwicanyi, nari mvuze ngo buteguwe, ariko yewe buteguwe nabi ntabwo ari neza, ariko bwari bwizwe neza. Agahungu kose kavukaga, umubyaza yagombaga kukwica. Musa agira amahirwe, ntabwo ayo mateka yose tuyasubiramo, ariko amaze gukura yaje kubona uko umuryango n'ubundi umuryango w'Imana, uko Abayisiraheli batotezwa, abona uko babashyiraga ku ngoyi, uko bakoreshaga imirimo y'agahato, abona uwo munyamisiri urimo atoteza kubita uwo Muyisiraheli. Kwihanganira ibyo bintu biramwanga mu nda, aragenda atsindaho uwari urimo atoteza. Nyuma yaho rero niho gace twumvise none arahunga nta kabuza, ajya kuba umushumba w'amatungo, ajya mu buzima noneho yibaza ati ubu ngubu ndacyashoboye iki? Ntacyo nshobore gutabara huriya muryango. Mu gihe abona ko imbaraga ze zose zarangiye ntacyo gishoboye, nibwo Uhoraho aza, nibwo Uhoraho amubonekera kandi akamwibwira, akamubwira nuko agomba kubwira uwo muryango w'Imana uwo ari we, ko aza gutura muri ubwo bubabare, ko aje gutura muri ubwo bubabare, kandi aje kuwugobotora ubucakara bwaho. Kristo Yesu akuzwe. Igihe tubona ko ibintu byadogereye, igihe tubona ko nta gisubizo tugifite, tudashobora gutabara wa mugani, yamagara ari guseseka ntitubashe kuyayora, yaba muganga yaba nde, maze Nyagasani akaza kuduhumuriza, akaza kubana natwe muri icyo gihe, kugira ngo atwereke ko no muri icyo gihe dukomeza kwemera Imana ishobora byose, dore ko nayo ubwayo ku musaraba yaduhaye urugero imeze ityo. Bavandimwe, mbega ngo abakristo barabaho neza. Kuba bwabo babare bavuga bati burya ubabare ntabwo ngiye kubukizwa, ahubwo ngiye guhabwa imbaraga zo kugira ngo mbwakire no kugira ngo mbubemo butantejeje. Twaremewe kuzajya mu ijuru, niko turirimba ngo niho twese tuzishima iteka, ngo kandi ntihagire ikintu na kimwe kibatandukanya n'urwo rukundo rw'Imana n'ibyo byishimo bya Nyagasani, icyo ari cyo cyose, ibyago, agahinda n'ibindi byose. Nkuko Pawulo mutagatifu ararondora inzara se, akageza no ku rupfu, ngo ntirukwiye kubatandukanya n'urukundo rw'Imana. Mbega ngo abakristo baragira doctrine itagira ukwisa. Hari uwavuze ngo mu bakristo ngo burya ngo hiyahura bakeya. Kubera iki? Kuko
bafite uwo bareba imbere yabo, bafite uwo musaraba barangamira, bavuga ati dore uyu nguyu twizeye ko nyuma y'iki kibunda hari urumuri nta kabuza, ko nyuma y'iricuraburindi hari urumuri, hari umucyo, nyuma y'iki cyorezo twizeye ko hari ibyishimo, nyuma y'indwara, nyuma abakristu bafite amahirwe ko imbere yabo hari icyerekezo nyacyo kandi gifututse rwose, kirafututse neza. Ntabwo Yesu Kristo yigeze aza kuturyarya cyangwa kudushuka. Abarundi bo bakoresha akajambo keza ngo kwihenda. Ntabwo Yesu Kristo yigeze ashaka kuduhenda. Bavuga ngo ndabizeza ko ubu ngubu iriya ntuza banayise ndetse mu bintu biyoboye isi, cyane cyane muri Amerika ariko ubu ngubu natwe nuko bimeze, hari n'igihe no mu madini ubyumva bari kwigisha nka gutyo, donc prosperité, donc evanjiri yo kugira ngo ibintu byose ngwino uragira gutya kubanza uwo muntu mutamukurikiye Yesu Kristo, ko tubanze tuzataba dukurikiye Yesu Kristo, twirengagije cya kibazo cy'ibihe byose uko Yesu Kristo agisubiza. Amagambo rero asa naho ateye ubwoba ngo nimuticuza muzapfa kimwe nabo, kandi akaba rwose yaravuzwe na Nyagasani Yesu Kristo, akurikirwa n'amagambo y'ihumure nkuko na Musa nawe ahumurizwa, ndetse na Pawulo mutagatifu agahumuriza Abanyakorinti. Aya magambo y'ihumure akurikiraho nayo akaduha kwicara neza, tukarambya tuvuga ngo twahisemo neza, ahangaha turi niho hakwiye, uyu nguyu niwe ukwiye kumvwa. Nubwo nasomye ibi, nubwo nigishijwe ibi, uyu nguyu niwe ukwiye kumvwa, kuko ibyo yavuze bijyanye n'uko umuntu abayeho n'ubundi. Kuko wa wundi n'ubundi uvuga ngo bigende gutya, nyuma gato ijya kubona ukabona indwara, ukabona n'urupfu ruraje, kuko nta uruhunga se, banza n'Abanyakicukiro baciye umugani. Yesu Kristo rero akaduhumuriza muri aya magambo ahita akurikira aya ngaya akakaye cyane, ati maze rero nimubimenye, njyewe meze nka wa muhinzi ufite igiti cy'umutini, maze kubwirwa ko gikwiye kurimbuka. Yesu Kristo agasa naho adutakambira imbere y'ubutabera bw'Imana, avuga ati umva ihangane, koko bibaye mwaka wa gatatu ujye gushaka umutini kuri Abanyakicukiro ukabona nta kirimo, kuri ya mupadiri ukabona nta kirimo, kuri ya televiziyo ukabona nta kirimo, kuri bari abantu, kuri ya mukateshiste, kuri ya mubikira. Reka data, habaye umwaka wa gatatu. Umwaka gatatu ifite ikisobanuye. Muziko Yesu Kristo yari kuvuga nyine ngo bibaye umwaka wa gatatu, ngo uyu n'umwaka wa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Abwira wangu ni ngo uteme kuko ntacyo maze ahangaha. Mwaka wa gatatu muziko Abayisiraheli bari bayobowe ku buryo butatu bukomeye, cyangwa ibyiciro bitatu bikomeye. Hari abacamanza, hari abami, hakaba n'abahanuzi. N'ibyiciro bitatu bikomeye Abayisiraheli bari bazi. Iyo myaka itatu rero, abacamanza baravuze, abami baravuze, reka data barafunga umutima, barahamangira. Abacamanza nabo bigenda uko, n'abahanuzi nabo baravuga, reka data, bakomeza gufunga. Abo bakristo bo muri icyo gihe muri 2022 kuri iyo tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu barakomeza barafunga. Rwa rubyiruko bati mva mureka ahubwo misirangire. Wa mukecuru ati umva ahubwo reka njye kubaza izindi. Wa musaza, wa mwana ati moya ureke. Donc barakomeza barahamangira. Noneho ndaravuga ati guteme. Yesu Kristo rero akadutakambira, nabyo biduhumuriza cyane kandi bikanaduha no kwicuza no kwisubiraho nyakuri. Atumva shobuja, databuja, uretse byibura uyu mwaka mucukurire iruhande, uretse nibura uyu munsi
mwibuka ya magambo ya Zaburi ngo yawe umunsi mwakundaga mukumva ijwi ry'Uhoraho, uretse uyu munsi nibura bongere babasomera ari amasomo bari abanyakicukiro, ahari wenda kuko ndashyiraho iyo fumbire, ahari wazera maze nutera noneho ucyakora noneho nutera urimbure uwuteme. Muzi Yezu Kristo asomye amagambo yo mu gitabo muzingo w'igitabo akareba ahanditse kwa Izayi umuhanuzi mu mutwe wa 61 umurongo wa mbere, tubizirikana mu Ivanjili ya Luka umutwe wa 4 umurongo wa 18, ati roho wa Nyagasani arantwikiriye uko yansize amavuta y'ubutore kugira ngo, akavuga byinshi ngo nabamaze umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Uyu mwaka rero ya myaka 3 cyangwa se bya bihe 3 byararangiye, urabwirwa ntako ababyeyi batagize, ntako umubyeyi watisima atagize, ntako umukoresha wawe atagize, ntako umwana wawe atakugize ngo ube wasubira ku murongo, ntako cyangwa se inshuti zawe zitagize. Noneho rero ngo namamaze umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Avuga noneho rero mbahaye ubwasisi, mbahaye umwaka w'impuhwe za Nyagasani, mbahaye umunsi batangariza ko Imana ari nyimpu. Ngo ariko noneho nimutisubira. Yezu ntago yigeze arya iminwa avuga ko hari igihano kubagira nabi. Ntiyigeze arya iminwa. Ntiyigeze arya iminwa avuga ko aroze ari kutwibutsa ati maze rero ati kuko ni igitabo cyanditswe bavuga ngo nabanuza abasabira roho aba exorciste, ngira ngo ni mu gihugu cy'Ubusuwisi. Noneho banditse igitabo bashyize hamwe baravuga ngo ibyo roho mbi zivuga sibyo, ntabwo ari bayibaridi gusa, ibyo roho mbi zivuga ngo noneho ziri kwishima ngo ariko Mana yanjye ngo dusigaye twishima cyane kuko abakateshisti abapadiri nta muntu ukicara kuvuga umuriro, turanezerwa cyane, tubira bintu biradushimisha we. Nta muntu ugishaka kuvuga ko hari igihano. Ababyeyi baravuze ibintu byose nibijyane nimufata inyuma kugira ngo bidahita, nanze kuvuga ibyo ari byo, ngo bira bintu biradushimisha cyane. Ni roho mbi ngo biraziryohera cyane kuba tutakivuga ko hari igihano nyuma y'icyaha. Hari n'ibindi bakurikizaho. Hanyuma rero ngo uwo mwaka w'impuhwe uratangajwe, uwo mwaka wo kwisubiraho. Icyo gihe cyo kwisubiraho Nyagasani yongeye kukiguha kugira ngo noneho ufate umwanzuro. Dore turi mu gisibo rero, iki gisibo nyakuri cya gihe cyo kongera kuvuga uti ariko si ubuzima buragana y'ubundi, ubuzima bumeze burya ndagana hehe. Nyagasani yongeye kuduha icyo gihe kugira ngo kwisubireho, kongere kuzirikana uko ari nyirimpuhwe koko. Yezu yanze ko abantu babona ikibi bakakitiranya n'igihano cy'Imana, maze umuntu waba yishimye, umuntu waba uri gucuruza akunguka agakeka ko ngo bahagaze baritonde, agakeka ko ariko yagize neza. Yezu Kristo yanze iyo myumvire, umwanya wo kumenya ko ibyago, umwanya wo kumenya ko kuko nta utazagira intege nke. Twavutse turi abanyantege nke, akana tuzi uko kameze, utaragira intege nke nta kabuza muteguje ko ejo azazigira mu bukambwe bwe no mu gihe cyo kujya gupfa. Twese. Hanyuma rero muri icyo gihe cy'imbaraga nkeya, muri iyo gihe ikibi cyangwa se turi mu byago, ni umwanya mwiza cyane wo kugira ngo twumve ibyo abandi bihanganira. Burya abandi bihanganira inzara gutya. Ndi umwana muto, mama yantozaga kwigomwa mu gihe cy'igisibo, kwigomwa bombo n'ibindi byose biryohereye. Ariko igisobanuro yongeragaho nicyo gishimishije.
maze rero wa mwana we urabimenye wigomwe iyo bombo, wigomwe ibiryohereye kugira ngo ushobore kwigenga nyakuri. Urumva ntago nashobora kubishyikira muri icyo gihe gito nyiri mutoya cyane, ariko yakomeza kubisubiraho n'igihe yabibwiraga noneho abatoya nanjye bari nyuma yanjye kwigenga, kugira ngo bivuga ngo ndigomwa wenda filimi narebaga amasaha angahe nziko inezeza, cyangwa se kugira ngo fate na wa mwanya noneho gusenga muri icyo gihe cy'igisibo, ndicuza nange icyaha runaka, ndigomwa inzoga, ndigomwa iki n'iki, n'ibyo numvaga ko nkunda nkabyigomwa kugira ngo nigenge. Uwigomwa atyo igisibo nyakuri rero niyo gituma wisubiraho atyo, nibwo agenda yigenga neza, nibwo ava muri cya gihugu cy'ubucakara, nibwo yumva ko Nyagasani amuvana ahaga. Tuzigenga nyakuri nitwumva ko no mu gihe cy'igisibo twigomwa, kugira ngo twumve ko turi abantu bashyizwe mu biganza by'uwigenze by'ukuri, kandi akigenga akunda Imana ye, akigenga agakunda abantu. Yezu Kristo wadupfiriye koko tumukunda nyakuri, turi no kwigomwa ikintu runaka, icyo gisibo nyakuri turimo kuzituka ku cyaha runaka, nicyo gisibo nyakuri. Mukanya ngiye kujya muri gereza, bari bamaze imyaka 2 nta misa bagira, sibyo? Niko musenyeri yambwiye ushinzwe umoni wa gereza, barambwiye bati tumaze imyaka iyo iruzuye neza, tubaheruka hano ku itariki 6 z'ukwezi kwa 3 mu mwaka w'2020. Twebweho mwebwe barafungaga bagafungura, nibura mugashyiramo agapfukamunwa mukagira mute, bagakarabya n'ubungubu wenda bagapima umuriro. Twebwe reka data nta penitensiya ntaki. Hanyuma igihe cy'ubabare, igihe tuzirikana ko dusa naho duciye bugufi, ni umwanya mwiza wo kumva ibyo mbere na mbere abandi bihangani, ariko cyane cyane no kwiregereza Nyagasani Yezu Kristo umucunguzi wacu wabange ku musaraba, kugira ngo twebwe ducungure, akiyambura icyubahiro kugira ngo twebwe twubahwe, twicare ku meza ye, dore ko tugiye gusangira no ku meza matagatifu mu mwanya mutoya. Ngaho rero aduhaye umwaka w'impuhwe, aduhaye igihe cy'igisibo, aduhaye uyu munsi kugira ngo dufate umwanzuro. Ubu ngubu bimeze neza muri aka kanya, ariko sinzi ibisazi birafata mu nyindi usohoka ngaha. Tumusubiriremo rero ko dukeneye imbaraga ze, tumusubiriremo ko tukongeye kumuhitamo, ko ari nta handi twabona umucunguzi nkawe, ko ibindi byose ariko tubigereranyije nawe ntacyo bimaze, ndetse ntacyo bivuze ugereranyije n'uwo mukiro yatuzaniye. Ni koko guhuza ibyago n'ibyaha ntabwo Yezu Kristo yigeze abyemera. Yezu Kristo yapfuye nk'impabe, kandi abigira kugira ngo aducungure. Cya kibazo rero cy'ibihe byose twibaza akibonera igisubizo, maze natwe akatwumvisha ko muri iki gihe cyacu ashaka kuducungura. Muri aka kanya ashaka kugucungura ngo ufate umwanzuro. Abana muracyahari? Abana muracyahari? Ngaho mwatashye munsubize numve. Abana muracyahari? Akarekane uko muvuga se sha, yo muri mu rugo muri gusakuza. Abana muracyahari? Oya muvuga ngo turi inshuti za Yezu na Mariya, mukoma amashyi twumve. Abana, ariko nta gikoma mwanyoye, nabonka nabaje batonse, muvuge cyane. Abana ngaho re umva Kicukiro rero muze kubwira abana bajye bavuga cyane kubera agapfukamunwa. Aya masomo matagatifu niho nsoreza, ajya mukora inzira y'umusaraba ku cyumweru cya kuwa gatanu.
mu nzira y'umusaraba nimugera kuri sitasiyo ya 5 hari amagambo aremereye rwose ubanza nyumvise muri umwaka wa 2022 ngo nemeye urupfu uzangenera nibizambabaza icyo gihe. Ndavuze nti buya narabyemeye, buya nabivugaga buri gihe, nibizambabaza icyo gihe nzaba ndi kurashya imigeri, cyose ndabyemeye, nemeye urupfu uzangenera. Ni kuri sitasiyo ya 5 mu gatabo k'umukristo bari kutubwira ngo donc Yesu Kristo abona umutwaza umusaraba aho akanya gatoya bamufashe yiviriye mu mirima ngo nemeye urupfu uzangenera nibizambabaza icyo gihe. Yaba ari urusasu, yaba ari indwara ya kanseri twumvise uri gushimira Imana, yaba ari impanuka iremereye mu kanya saa 9 turakurikira misa, Kardinali arayobora dusabira ababikira harimo n'umunyarwandakazi, impanuka gutya bamwe umutwe hariya ntoki bavuga ati ngaho ntibishoboka. Ntabwo turi ngo niriwe mvuga Ukraine, ntabwo niriwe mvuga ibyago bya buri wese muri twebwe. Nemeye nibizambabaza bishoboka. Twarabivuze ngo nibizambabaza icyo gihe ndabyemeye. Ariko kandi nkuko natangiye igitabo cy'Ukarisiya mbivuga, buri gitondo n'ubundi umukristo, niyo mpamvu ngiye guha umukoro bari abana cyane cyane bari kuvuga agapfukamunwa kagatuma bitajya hanze cyane. Mu gitondo buri gihe tuba twabivuze ngo ndemera kuri hano ndeba, ndagusenga ngukunze rwose, ndagushimira, tugakomeza ngo ngiyo roho yanjye n'umubiri wanjye, hanyuma tugakomeza tuvuga tuti nibiri bumbabaze muri uyu munsi byose ndabigutuye bisangishije yaba Yesu Kristo umwami wacu. Abana ryo sengesho murarizi ngaho ababyeyi byagenze bite Kicukiro? Ntabwo mukivuga amasengesho ya mu gitondo cyangwa abonye ntacyo bimaze? Umwana urakoze uti nteka da mu rugo se reka da. Iri sengesho rero ni sengesho ryiza rwose, nemeye kuri uri hano urandeba. Iri sengesho kuko harimo no kwemera ibyo byago, kwemera ibyo bitubabaza byose, wabare nkuko Nyagasani Yesu Kristo avuga terega nubwo wabare nimutajya mubwakira bijyanye no kwicuza mwese muzapfa kimwe nawo ngaho n'undi bagiye bahitanwa n'ibyo ngiye muzamera. Abana ubwo rero mutarizi mugende muryishuze ababyeyi n'ababarera niba muri imfubyi. Ababarera mu babwiye ngo batubwiye ngo hari isengesho mugomba kutwigisha, kandi ritangira umunsi umukristo wese keretse niba mutari abakristo, abakatejiste muryigishe. Nibiri bumbabaze none muri uyu munsi byose bisangishije n'isengesho ryiza. Ariko Kiliziya n'umubyeyi koko iba yaraduhaye ibintu nuko wenda hari sinzi uko tubigenza. Maze rero kugira ngo twongere kwishyira mu biganza bya Nyagasani Yesu Kristo wongeye kuduha umwanya wo kwisubiraho, umwanya wo kwicuza, umwanya nk'uyu nguyu wo muri iki gihe cy'igisibo, tukazirikana uko Nyagasani ari umubyeyi wacu adukunda. Mucyo twishyire mu biganza bye, mucyo roho zacu n'imibiri yacu tubishyire mu biganza bye, maze igitambo cy'Ukarisiya kirusheho kudushimisha, turusheho kumva ko turi guhimbaza urukundo rw'Imana, guhimbaza uko tuzamera ejo bundi mu bwami bw'ijuru, nkuko n'ubundi Nyagasani Yesu Kristo yabisogongeje kubigishwa be ngo nigiye muzabona meze kwa kundi natereranywe rwose abantu bangera imbere bakazunguza umutwe, muzamenye ko ndi wa wundi nyirikuzo umwe mwabonye ku musaraba, nako mwabonye ku musozi yihindura ukundi, imyambaro ye yererana ngo kuruta uko umumeshi wa hano ku isi ashobora kubikora. Koko natwe muri batisimu uwo mwambaro twarawushyikirijwe wera, twashyikirijwe iryo tara tugitaguye kuzima. Ubundi kwanga kugarukira Imana ni ukwiyahura. Bavandimwe mucyo rero twe kuramo uwo mubare w'abiyahura, ahubwo twe mu mubare wabakiriye urwo rukundo rw'Imana, wabakiriye inkuru nziza
maze bakajya no gukiza abandi, kuko Musa ntabwo yakiriye ko akunzwe gusa, ko akijwe n'Imana, ahubwo yagiye no gukiza abandi, maze abajya imbere abageza muri cya gihugu cy'isezerano rya juru twese twaremewe kuzajyamo.